ni wa mwuzukuru wanyu Bigombire, ni wa mwuzukuru wanyu Bigombire. Ndashaka kugira ngo no mu yindi misi izabiri imbere nzabe mfite inzoka yanjye nayo nifashisha mu buvuzi nzima. Yayindi ishobora gutuma imiti mu mashyamba y'inzitane ya kure ikajya guhamura ikanzanira umuti. Uretse kuvura umuntu ntashobora kukugana bitewe wenda n'amafaranga akuzaniye, ahubwo ati ndashaka ko unyicira umuntu runaka kandi turi hano ukoresheje irihembe ryawe, ntabwo wamufasha iyo serivisi? Undi nazi nawe ni yinjire. Uragenzwa n'iki muze, uragenzwa n'iki ahangaha? Narinje kubabaza mu minsi ishize napfushije umwana wanjye, none nagira mbabaze umuntu wanyiciye umwana niba ari cyo mwabimfashamo. Uje kubaza wowe ngo bakuru bagusobanurira icyaba cyarisha umwana wawe? Yego. Reka tubaze ababyeyi, reka tubaze Bigombe. Hari umusaza uza kugana akeneye kumenya ikimugenza, akeneye kumenya uko icyaba cyarisha umwana we, akeneye kumenya icyishe umwana we, Jya Bigombe. Uyu musaza arashaka kugira ngo mumusobanurire. Sobanurira umuntu wamwangirije umwana, wamwiciye umwana, kugira ngo niba ngombwa tumuhe n'igihano. Jya gusobanurira Bigombe. Nashaka ko mwamumpera igihano. Nagira ngo mumumpane. Arashaka kugira ngo mumusobanurire abantu baba baramuhemukiye umwana. Biba ngombwa muzehe tuba babyeyi tumuhe igihano. Wabasha kutubwira umuntu wamukoreye buriya bugome? Yego babyeyi. Waba ubu ababyeyi abantu baba baramuhemukiye waba uri kubabona? Marigarita na Mukamusoni nibo bamwiciye umwana. Turashaka kugira ngo niba ngombwa tumuhe igihano babyeyi niba mubitwemereye.
ku mbaraga mwampaye babyeyi, ku mbaraga mwampaye, ndagira ngo iri hembe ryanjye rimuzane ahangaha asobanura icyamuteye kwicura mwana. Mukecuru nawe mumpereze mukecuru tuvugane. Mubyeyi. Yego. Ni wa mwuzukuru wanyu Bigombire, ni wa mwuzukuru wanyu Bigombire. Mukomeze mutubereyo babyeyi, mukomeze mutubereyo umurimo mwadusigiye turacyawukomeza. Twageze ikirenge mu cyanyu babyeyi. Mukomeze mutubereyo babyeyi. Tuzi twanyu turahari babyeyi, tuzi twanyu turahari, muhumure babyeyi. Turasangira hano babyeyi, turacyasangira kuri wa muco mwadusigiye. Tuzi twanyu turaje tubagereho babyeyi. Turubuhagazemo gitwari ku mbaraga mwadusigiye. Sawa. Igihano tugiye kumuhereza ni ikihe mubyeyi? nshaka muzamunzanira ari muzima ariko atoragura amashashi. Reka dukora akazi babyeyi, kandi namwe mukomeze mutubere babyeyi, mutube hafi. Babyeyi mukomeze mukomere kandi mubane n'abasaza n'abakecuru. Mwe mutubereyeyo. None wowe kubibonye ko awakurageye ari Margarita, urifuza ko twabigenza gute? Nifuza ko muzamunzanira rwose akaza imbere yanjye atoragura amashashi nkamubona akansaba imbabazi. Nizo mwana wanjye yishe kubw'imbaraga zanyu nababonanye. Nyuma y'ibyo ushobora kongera kutumurikura akongera agasubira mu buzima. We azabigiramo uruhare, nansaba imbabazi tuzabimwemerera kubw'imbaraga zanyu. Urumva yazagusaba imbabazi gute kandi ubona twaba tumaze kumutoraguza amashashi? Hari umuryango waba uri hafi wakwegera ukagusaba imbabazi? Iyo miryango irahari barayifite rwose. Wamumenye muri make iyo Margarita? None umwana wawe ubundi umwana wa kangahe? Yari wa 4. Niwe bishe? Yari afite imyaka 25. Ukuvuga ngo rero twe hano wageze dufite imbaraga dukoresha. Imbaraga dukoresha harimo iri hembe kugira ngo ubonye ko ari ryo uvuganiyeho n'ababyeyi. Ahangaha aho ureba hari akanyamasyo. Akangaka kavura indwara zose. Akangaka kureba niko kagiye gukemura ikibazo. Murakoze cyane. Akangaka kuva wahageze ikibazo cyawe kigiye gukemuka. Murakoze. Mu minsi itarenze iyi 2 araba yakugezeho ku muryango, azayatoragura hafi yiwawe. Murakoze. Akeshi gashoboka ahantu uri niho azajya akunda kuza kuyatoragurira. Sibyo? Murakoze cyane. N'ubundi naje hano rwose mbizi neza ko bambwiye ko mushoboye mufite ubushobozi bukomeye. Mu mbaraga dukoresha harimo nk'izi z'amahembe kuko twasigiwe n'ababyeyi. Sibyo? Ngira ngo ubonye amajwi uko wavuganaga nawe. Aka kanyamasyo rero niko ngomba kwifashisha kugira ngo ubibone neza. Sibyo? Akaureba. Buriya no kuvuga ngo gutya
ngira ngo hari ibyo gahise kagukemura ikibazo nta n'umuntu uzongera kukurogera buriya hari undi muti ndaguha urifashisha aho ubundi ni ukuvuga ngo ngira ngo uri kukabona akangaka niko kagiye kugukorera akazi akangaka niko karagufasha ni ukuvuga ngo muzehe aka ni akanyamasyo akangaka niko kamfasha mu buvuzi bwanjye aka ni akanyamasyo nasigiwe n'ababyeyi akangaka rero niko kagiye gukemura ikibazo sibyo akureba ibibazo karabikemura mu minsi itarenze ibiri karaba kagukemura ikibazo araba ari gutoragura amashashi wawe kandi ababyeyi bazaze bagusaba imbabazi niba afite n'umuryango uzakube hafi uzamube hafi ku buryo iminsi ibiri ikibazo cyaba gikemutse ubwo uzagaruka kutubwira rero ko ibintu byagenze isaba genda murakoze nosora umutegetsi ujye wibuka utaha atarambiwe afite byinshi ahamagarwamo mureka bikore cyangwa aruhuke ntukajye wubahanguka bye cyane ako ni agaseke ndagusuje kandi ngo ikaze wowe ukunda unakurikira Freemax TV ni kakazi kenshi kandi gakomeye dufite uyu mwaka twaje gukorera mu karere ka Rubavu turi kumwe nande ni muntu ki akora ate abikora ate ibyo ni ibibazo byinshi ushobora kwibaza nyuma yo kubona ibi bikeya hari byinshi agiye kutubwira ahereye ku mazina ye ariko nge nitwa Innocent Valentin Muhirwa Muringa we witwa nde ndagushimiye kandi ngo wayikaze gira amahoro namwe mugira amahoro Imana y'u Rwanda ihorane nawe namwe amazina yawe nitwa Bigombire niyo mazina yanjye Bigombire ni izina nasigiwe n'abasogokuru kuko data yitwaga Bigombire yaragiswe na se kuko bari ahantu bitaga Gatanga mu gihugu cya Kongo abariho data avukira ubwo rero birababonye nakoraga mu mwuga nasigiwe n'abasogokuru n'abasogokuruza ariko kuko data ari we wari umwana w'imfura kandi akaba ari we wagombaga gusigarana uyu mwuga byabaye ngombwa ko data atabaruka sogokuru agihari Bigombire umuntu akurebye abona utarasaza cyane tumenyereye imbaraga nk'izi cyangwa se umwuga nk'uyu ku bantu bakuze wowe wabitangiye ryari wabitangiye gute ibi nabitangiye 2005 ariko kaba narabirazwe mfite imyaka 15 ariko kubera ko nari ndi mu mashuri sinabashije kubikora ariko imbaraga z'ababyeyi zikomeza kumpata gukora ako kazi amashuri nkirangiza secondaire nyahagarikira aho ngaho leta ninjira mu akazi kuva 2005 Bigombire ryo ni izina nasigiwe n'ababyeyi kuko ni data niko yitwaga ni izina risobanura umusigire wasigiwe yagise data kuko ariwe yaragenye kubisigira biba ngombwa ko data tabaruka abinsigira nge nk'imfura ya data mbere yuko tugera ku bikoresho wifashisha turagira ngo utubwire ubikora bwa mbere wabikoze ute mbikora bwa mbere byarangoye ariko kubera ko n'ubundi ari umwuga nari nkunze cyane ko nari ndimo nkuhatirizwa n'abakurambere aribo babyeyi basogokuru n'abasogokuruza nkomokaho byarakunze bigenda biza cyane kurumva kubifatanya no kuba nkirangiza amashuri kandi numva ko nagagombye gukomeza ibyo nari maze kwiga byabaye ngombwa ko nkomeza aka kazi cyane ko ari akazi keza karimo ubutabazi kandi bufasha barasogokuru aho baruhukiye yego duhite tuza kuri iri hembe iyi tekinoloji reka aba ariko tuyita ukoresha uwabireba yabona ari yabigereranya n'izi telefone dukoresha ubu ngubu abo basogokuru bawe barapfuye ariko mushobora kuvugana turavugana cyane ibintu n'amayobera bisobanurire abagukurikiye kuri Freemax ku buryo babyumva ni ukuvuga ngo iriya hembe niho imbaraga za sogokuru ziri kuko imbaraga zanjye nkoresha cyane ziri mu mahembe urankoresha amahembe 9 harari ibicumbi by'amahembe 9 nkoresha iyo uje ungana akeshi nsanga imbaraga bafite ziri hasi y'izanjye abavuzi hanze barahari ni benshi ariko imbaraga dufite zirarutanwa kuko nk'ubu uje barakurogeye ku mahembe 4 njye amahembe yanjye 9 arakuvura cyane ko imbaraga z'amahembe 9 ni imbaraga nyinshi cyane hakaba n'akanyamasyo nasigiwe na sogokuru kana n'isaka kakiriho yego tukiri kuri iri hembe abantu ko bapfuye muvugana mute bavuga bate kandi tuzi ko umuntu apfuye aba
ajya ahacecekerwa nk'uko benshi bahita, aho atazongera kuvuga, aho atazongera kumva, muvugana mute, amajwi yabo ahinguka muri iri hembe gute? ni ukuvuga ngo ababyeyi ntago wabara ko bapfuye nk'uko twe tubyumva cyangwa tubibara. bararuhutse nk'uko umuntu ari kwa ino si ava mu buzima akajya mu bundi, na mbere y'uko abuzamo hari ahandi abavuye. ubwo rero sogokuru na sogokuruza nyiramwumvishe ko na mukecuru bari kumwe, aho baruhukiye nibo bansigiye ziriya mbaraga, cyane ko ari umugenzo nawe yarasigiwe na sekuru. ni uruhererekane rw'umuryango uko bagiye batambuka bose, ubwo bari aho ngaho. Yego. Aka kanyamasyo kabaho gute? Watangiye kubana nako ryari? Ese wavutse ugasanga kari mu byo wenda bagusigiye abo babyeyi bawe nk'uko bivuga? Ibikoresho byose ubona hariya nibyo nasigiwe, nta gikoresho kindi kidasanzwe kiri hariya, kugira ngo yaba ari amasekuru wabonye niho nawo imiti bahamuraga nimwe bayisekuraga. Kari akanyamasyo nako naragasigiwe kugeza kuri uwo munsi, kuko urumva data sogokuru ajya gutabaruka yatabarutse afite imyaka 15. ubwo rero urumva ko kuba barabinsigiye, nkumva ko ari nk'agasimba nk'uko wabana n'itungo mu rugo, nkamenya uburyo bwo kukitaho, cyane ko ari njye mwana mukuru uri mu rugo. ni mwubwo buryo nakomeje kubana ko nza kubwirwa ko ari umurage nasigiwe, ariyo mpamvu niswe Bigombere. Aka kanyamasyo imiti yako, imiti ikarimo barayigusigiranye cyangwa ni wowe ubwawe wagiye kugacishiriza cyangwa byagenze bite? Ni ukuvuga ngo habaho amateka, kandi amateka nagiye nyabwirwa nkanayafata. ni ukuvuga ngo imbaraga gafite ntabwo ari izo ngewe nagahaye, ni iz'abasogokuru bagahaye, cyane ko aribo ntabwo namenya ngo kakomotse he, kavutse ryari. Ubu kamaze n'igihe kingana iki? Kari akanyamasyo reba buriya karanduka. Reka da? Karanduka kuko gashobora kuba gafite n'imyaka 100 irenga, kuko urumva ni akasogokuruza. Sogokuruza wundi aza kugaha sogokuru urumva ko niwe wakampaye, urumva ko gafite imyaka myinshi cyane. urumva ko ari kuhabwa data ariwe nasimbuye. Ukifashisha ute rero mu kuvura abantu? Ni ukuvuga ngo urabona ko iyo kari hariya, iyo uhageze nkamara kubwirwa, nkamara gusuzuma, ngira ngo usuzuma nifashishije ababyeyi, uhagera babonye ikibazo kikugenza. ubwo biba ngombwa ko nkifashisha nkagakoraho, nkigukoraho byonyine, cyane nk'uburwayi runaka mpita mbyumva mu kiganza. iyo uri hanze rero nshaka kugusuzuma, nshobora kukohereza ririya hembe ryanjye wabonye, ririya bita nyaruka. ririya hembe rya nyaruka iyo ndikoherejeho, biba ngombwa ko kugira ngo naryo rigusuzume, ngakoraho, namara gakora nkakora kuri rya hembe, nibwo mbona kuryohereza ikaza mfata igipimo cy'uburwayi urwaye. Nuvuga ngo imbaraga ziri mwa ririya hembe, mwari amahembe nakubwiye 9, imbaraga ziri mwa kari akanyamasyo. Hari abantu bajya bitiranya cyangwa se bita abapfumu abarozi. Hari ubona ukora ibi ngibi, urumva uri umuvuzi, ushobora kuvura umuntu ukwegereye cyangwa uri kure yawe, ariko hari abababona cyane cyane babandi bafite nabo indi myemerere, wenda yemera Yezu na nyina Mariya, bakavuga bati uyu muntu yanaroga burya, ibintu nk'ibi bakanabyita ibishenzi. aho wowe wakwita umurozi se yaba kwibeshyeho, se gira icyo umubwira? Yaba nyibeshyeho. Njye ntabwo ndi umurozi, ahubwo ndavura, kuko kuba mvura gakondo, ngira ngo na iriya miti bavurisha mu kizungu iba yavuye mu bimera. kandi ubundi kuva na kera abazungu bataraza twakoreshaga ibimera byacu bya gakondo. Ubuvuzi gakondo rero ntabwo bivuze kuba uri umurozi. Kuba wanyita umupfumu wabivuga uko ubishaka, ariko njye bimpesheshema ryo kubongana hano ngukemura ikibazo. nta kibazo cyo kuba wanyita umupfumu. Uretse kuvura, umuntu ntashobora kukugana bitewe wenda n'amafaranga akuzaniye, ahubwo ati ndashaka ko unyicira umuntu runaka kandi turi hano ukoresheje irihembe ryawe, ntabwo wamufasha iyo serivisi? Oya, ntabwo twica. izo mbaraga ndazifite, ariko ntabwo twica, cyane ko icyo nasigiwe mu murage nasigiwe ni ukudahemuka.
kudakora ibinyuranije n'ibyo ababyeyi bifuje. Umuntu aba ku isi akagira igihe cyo kuyivaho ariko akayivaho mu buryo yagenewe. Ntabwo rero njye nshinzwe gukura abantu ku isi, ahubwo ngewe ndabavura igihe cyabo bagifite ku isi bakakirambamo neza. Hirya no hino iyo tugenda hari abavuzi benshi tugenda tugeraho, nawe tukugezeho uyu munsi. Ni irihe tandukaniro ryawe n'abo bavuzi bandi twabonye? Hari abo wenda nawe washoboye kubona kuri Afrimax TV, ariko se kuri babandi babareba baraza kumenya utandukaniye n'abandi? Nge ntandukanye nabo cyane. Ntandukanye nabo cyane kuko urabona ubu ngubu nubwo ndimo gukoresha kariya kanyamasyo, nakoresha ari amahembe nasigiwe, ariko noneho mu mbaraga maze kugira kubera uburambe bw'igihe mazemo, ndashaka kugira ngo no mu yindi minsi izaba iri imbere nzabe mfite inzoka yanjye nayo nifashisha mu buvuzi nzima. yayindi ishobora gutuma imiti mu mashyamba y'inzitane ya kure ikajya guhamura ikanzanira umuti. Kimwe nk'uko yanamfasha kugaragaza umugome, kagaragaza umugome aho aherereye ku buryo nyituma yongeye nkagenda nyikurikiye nkoresheje imiti yanjye. Nta mukuru utagira mukuru we. Ku rwego rwawe, ku bunararibonye ufite, ku burambe ufite, hari imbaraga ufite, ariko hari n'abandi baganga nk'uko twari tubivuze hirya no hino. Wowe ninde ujya ubona mu baganga wenda bandi mukora umwuga umwe ukubera nk'icyitegererezo uvuga uti cyakora nubwo nkora ibi ariko runaka arandenza? Sinavuga ngo umbera icyitegererezo n'uyu, cyane ko ku mbaraga mfite sindabona hari undi muntu waba uzikoresha. Nkurikije igihe maze nkora uyu mwuga, hari benshi bangeraho bavuye mu masengesho, bavuye ku baganga runaka ba gakondo, ko twese twitwa ko turi abaganga cyangwa turi abapfumu, ariko imbaraga dukoresha ziratandukanye cyane ko biterwa n'igisekuru cyawe aho gikomoka. Ngira nakubwiye ko data yavukiye mu gihugu cya Kongo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ngiye ku baganga sinagira icyo mbavuga, ariko imbaraga mfite ndahamya ko nta muganga waba hafi aho uzifite izo mbaraga. Izo mbaraga nta muntu waba uzifite hafi aha ngaha nkurikije imbaraga nkoresha. Kuko abantu bazanga bangana baturutse mu gihugu cya Kongo, hari abava Australia, hari abava muri Mozambique, hari abava muri Swaziland. Hirya no hino ku isi. Ni nacyo nari ngiye kubaza, mbese umuntu uri kure wenda ahangaha uyu murwayi wari waje akugana, turabona urakora ku kanyamasyo ukamukora ku mpanga. Umuntu uri kure yawe aho udashobora kumukoraho umuvura ute? Ni ukuvuga ngo umuntu uri kure nifashisha ririya hembe wabonye nakubwiye ryitwa nyaruka. Ririya hembe rya nyaruka rero ndikoresheje nkafata kariya kanyamasyo nkakoraho, cyane ko mba namuhamagaye nkavugana nawe live, ngakoraho mureba kuri live tuvugana online, cyangwa se yanyohereje amajwi ye, ubwo nkatereka imbere ya kariya kanyamasyo nari nkagakoraho, ukora kwa ririya hembe niryo nkumaye. Mu buzima busanzwe ujya usenga? Ndasenga cyane. Mu kinyarwanda cyangwa muri bwa buryo abakoroni bazanye? Ni ukuvuga ngo nsenga mu buryo twese twemera bwa kinyarwanda, ariko uburyo bw'abakoroni ntabwo aribwo nshyira imbere cyane. Kuva watangira uyu mwuga wawe wo kuvura abantu kugera uyu munsi twagusuye, ni izihe mbogamizi ujya ugira? Ese nta muntu urigera gusura wenda afite uburwayi buremereye burenze ubushobozi bwawe, akaba ari nayo mpamvu uvuga uti ndashaka kuzaba ubutaha mfite inzoka ku buryo nshobora kuyituma ibunaka? Ni nk'izihe mbogamizi wowe ku giti cyawe ujya ugira muri aka kazi kawe? Imbogamizi ngira ni uko mu kuvura abarwayi haza kubaho kuba abenshi batazi aho kuri cyangwa ngo bangane. Umurwayi angeraho iminsi yararangiye bitewe no guca hirya hino, ugasanga yaciye ku muvuzi uvuga ko ashoboye adashoboye, akazagira igihe cyo kongeraho yararembye yarazahaye. Ubwo rero nkavuga nti agiye bangereraho ku gihe ni benshi nabavura kandi bagakira, kuko imbaraga mfite yarazirashoboye. Nuko umurwayi angeraho yaramanje guca hirya hino akangeraho yarazahaye. Izo mbogamizi ngira, kuko abarwayi bangereyeho ku gihe ndumva nta kibazo kuko imiti yo ndayifite. Ikibazo cya nyuma, kubera icyo wifuje ko Afrimax TV igusura uyu munsi? Kwifuza ko mu nsura harimo icyo kintu maze kubabwira.
urabona ko nk'ubu abantu bagiye barembera mu mago yabo cyane nko mu bihe turimo byaguma mu rugo, bagiye barembera mu mago yabo iki, kandi imbaraga mfite zinyemera kubavura ntari kumwe nabo, ngira ngo mwabyirebeye. Ubwo urumva ko bwari uburyo bwo kugira ngo abantu bamenye ukuri aho kuri, bamenye ubuvuzi bushoboye aho bukorera, babashe kumenya aho bagomba kugana, bareke gukomeza kurembera mu ngo zabo. turagushimiye cyane. Mbere y'uko twasoza, benshi bagukurikiye kuri Afromax TV, cyane cyane babandi bapinga imbaraga z'abapfumu, nicyo bababwira? Icyo nababwira ni bangane kuko ndashoboye. Indwara mvura ni nyinshi, harimo inyatsi, harimo icyo bita imigereko ariyo n'amashitani, zino ndwara zindi abenshi bakunda guhura nazo mu mirire z'amarozi, imyijima. Urabizi ikibazo cy'umwijima ndawuvura ukagenda burundu. Indwara mvura ni nyinshi, harimo kuba warabuze urubyaro ndakuvura kandi ikibazo kikagenda neza. Abagore babuze urubyaro, abagabo bataye ingo, abo bose ngewe ndabavura kandi bagakira. Ku buryo uvuga ngo hari ukuntu uba ufite umwana ariko umwana ukaba ubana nawe baramwangije, ukabona umwana arimo arakora ibintu bidakwiye umumenyera buri kimwe, ukabona umwana yagiye mu biyobyabwenge, ntabwo ari ukuvuga ko atabona ko ari bibi, ariko abo bose ni ba bandi baba bari aha ariko badahari, barabatwaye. Abo bose ndabavura. Ubwo ibyo hamwe n'ibindi byinshi, abazakenera kukubaza ubwo watanze nimero bazaguhamagara. Bazampamagare. Turagushimiye rero ku mwanya waduhaye. Murakoze nawe. Komeza utere imbere, ukomeze uvura abantu rwose, burya ikintu cya mbere n'ubuzima. Kabisa, murakoze cyane. namwe inshuti bakunzi ba Afromax TV, ahangaha niho turi gusoreza iki kiganiro. Twari twasuye uyu mugabo n'umupfumu, ngira ngo murabibonye ko mu kuvura kwe akoresha n'akanyamasyo. Ni ibintu tutari tumenyereye cyane, ari nacyo cyatuzindiye tukaza muri aka karere ka Rubavu kugira ngo turebe uko abikora. Ese iwanyu n'utuhe dushya duhari kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tuzabe twahageze? Biroroshye cyane kutugeraho, andika muri commentaire munsi gato cyane y'iyi video iwanyu ibishya bihari bishobora koko gutuma tuhagera, kandi ababibonye bikagira icyo byabamarira. Nahansoreje, wibuke imbere yawe ahanditse subscribe, ntibakire mu ibara ritukura uhakande kugira ngo byose bijye bikugeraho ku gihe. Nitwa Innocent Valentin, uhirwa muringa. Imana y'u Rwanda ihorana namwe.